munsi tugira dutegure kiriya cyumweru. Amen. Kugira ngo umenye icyo witeze. Kadusomere mu gitabo cya kabiri cy'abami ibice bibiri ku murongo wa 19 kuza kuri 22. Igitabo cya kabiri cy'abami ibice bibiri umurongo wa 19 kugeza kuri 22. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu, aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanukana bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Amen. Amen. Yana amazi ya Yeriko. Ngo amazi ya Yeriko yarafite ikibazo. Hano Bibiliya tubwira ko Yeriko wari umugi mwiza. Nari mu Kinyarwanda sinzi ukuntu babivuze. Avuga ngo les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Allez, on va dire. Dore uyu mudugudu uburyo uri heza. Oh, ça n'a rien à voir. Nous voyons ngo le séjour de la ville. Nous voyons ngo ubuzima bwo muri uyu murwa bwo mu mugi ni bwiza. Le séjour est bon. Ariko nubwo byose ari byiza ubuzima bwo mu mugi, ariko ari kibazo n'amazi. Yarameze gute? Comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Voilà, le pays est stérile. Kubera amazi ari mabi, urumva ko ubuzima bw'abantu bwari ufite ikibazo, ndetse n'ibyo bahinga nabyo bikagira ikibazo ntibyere. Et il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Il alla vers la source des eaux. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi. Ibyo ni mu byandike, ajya ku isoko. Il alla à la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Amishamo umunyu, aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Nuko amazi arahumanukana bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Amen. Amen. Nuvuga ngo ayo mazi yarafite isoko. Ayo niyo abaturage b'Yeriko n'ibindi bijyanye n'ubuzima bw'Yeriko bukeneye amazi, amatungo, imirima, amazi gukoresha mu mago. Amazi ya Yeriko yavaga kuri iyo soko yari amazi ahumanye, akazana urupfu, agatuma igihugu kiruma n'icyere. Abana b'abahanuzi babwira Elisa, kuko Elisa yari amaze gutandukanya na sebuja Eliya. Imana imaze kumutwara mu kanya ko guhumbya. Abana b'abahanuzi bari barareba ukuntu Eliya agendana na Elisa, biriya byiciro byose yagamwe ati guma Gilgali, guma hano Uwiteka ntumye Gilgali, Uwiteka ntumye Yeriko. Noneho bamaze kwambuka Yorodani, Eliya Imana iramutwara. Imana imaze kumutwara, abana b'abahanuzi bari
abigishwa ba Eliya bahita babona yuko Eliya nubwo agiye ariko Imana ibahaye Elisa wamukoreraga, kubera yuko Imana yatanze ikimenyetso cy'uko uko yabanye na Eliya niko izabana na Elisa. Kubera iki? Kuko umwitero wa Eliya yakoresheje mu gutandukanya amazi ya Yorodani niwo mwitero na Elisa yakoresheje, kandi amazi aritandukanya nk'uko Eliya byagenze. Bivuga ngo amavuta ari kuri Eliya ari no kuri Elisa, ariko Eliya akaba yaramusigiye imigabane ibiri y'umwuka we. Muvuge muti amen. Nimba yaramusigiye imigabane ibiri, double portion, double portion. Nimba yaramusigiye imigabane ibiri y'umwuka we, bivuga ngo turaza kubona mu buzima bwa Elisa azakora imirimo iri double iyo Eliya yakoze. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Bivuga ngo rero aho niboneka ko iriya mirimo yose Eliya yakoresheje yakoze ntabwo ari yayikoze, ni umwuka w'Imana kuri Eliya niyo yakoze iriya mirimo. Rero mu buzima bwa Elisa n'ubukurikira uzasanga yarakoreshejwe inshuro ebyiri iby'Imana yakoresheje Eliya, inshuro ebyiri. Uko Eliya yamubwiye ngo nsaba icyo ushaka turatandukana, uragihabwa. Aravuga ngo umpe imigabane ibiri y'umwuka wawe. Reka tubasome naho ibice 11 ubwo tugiye haruguru 10 tugeze kuri 15. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane. Kuri 10. Icyenda. Bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati saba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bubi. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanye. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa bibonye arataka ati data data, wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri, atoragura n'umwitero Eliya ataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya iri he? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa aherako arambuka. Maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye bamubonye baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere. Amen. Bivuga ngo babonye ko Imana yahamije ko noneho bazajya bumvira Elisa nuko bumviraga Eliya. Ariya ku murongo wa 9 sinzi mu Kinyarwanda niho batubwira icyo Elisa yasabye. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati saba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukana. Avant que je sois enlevé avec toi. Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane y'umwuka wawe. Imigabane ibiri y'umwuka wawe. Amen. Eliya aramubwira ati usaba ikintu ruhije. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Yes. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bubi. Kumana nta kiruhije. Amen. Na Eliya arabizi ko kumana nta kiruhije, ahubwo nukubera ko Eliya arazi ingaruka z'ibyo Elisa yasabye. Amen. Eliya arazi ingaruka
z'ibyo Elisa yasabye. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ntabwo umwuka wa Eliya, epiki nishaka gukosora, ariya bavuga ngo umwuka wa Eliya ngo ari muri Elisa. Ntabwo ari byo. Sûr. L'esprit d'Élie est sûr. Biratandukanye. Kuba sûr et dans c'est différent. Hari impamvu yabyo. Amen. Alléluia. Ari bandika ngo umwuka wa Eliya ngo ari muri Elisa. Ntabwo ari byo. Ari sûr. Kubera iki? Amen. Alléluia. Vous recevrez une puissance, dit Jésus, le Saint-Esprit survenant sur vous. Hein? Muzakira ubushobozi umwuka nabaza muri mwe. Naba? Aha. Hanyuma handi naho tuzayibona muri icyo cyumweru cyose. Intandukanirizo. Handi naho. Yesu yuzuye umwuka wera, ayoborwa n'umwuka wera. Amen. Mu butayu. Amen. Ageragezwa iminsi 40 na Satani. Arangije avuye mu butayu, Bibiliya ivuga ngo revêtu de la puissance d'aho. Nivuga ngo ntabwo akiri l'esprit en Jésus, mais la puissance de l'esprit sur Jésus. Biratandukanye. Ibyo byose tuzamenya impamvu yabyo. Imana ishimwe. Kuvuga ngo abasoma mu Kinyarwanda bo nawe bazi ibya anointing n'ibiki byose. Amen. Ariko ukwiye kubimenya. Mwabitandukanizo? Umwuka muri nge no kuri nge biratandukanye, muzajye mubimenya. Niyo mpamvu abana b'abahanuzi bavuze ngo l'esprit d'Élie est sur Élisée. Umwuka w'Iteka ari kuri Elisa. Amen. Alléluia. Niko bavuze hano, umviriza. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Umwuka wa Eliya ari kuri Elisa. Amen. Alléluia. Muri iki gihe turi mu kisano risha, umugambi w'Imana nuko, Alléluia, umwuka wera ataba muri twe gusa, akwiye no kuba kuri twe. Imana ihabwe icyubahiro. Alléluia. Donc l'esprit doit être en nous et sur nous. Akwiye kuba muri twe kandi kuri twe. Kubera iki? Kuko nta kindi Imana yamutumye no kugira ngo dukorane nawe. Imbaraga ze zikorane natwe. Umwuka wera muri twe ntashobora kwemera yuko muri wowe haba ibintu bisinziriye. Amen. Kuko umwuka wera muri twe n'umuriro. Kandi umwuka wera no kuri twe, amen, nawe n'umuriro. Nuvuga ngo rero turimo umuriro, twambaye umuriro. Sinumva rero ukuntu rero twaguma turaho. Niyo mpamvu muri iki gihe turimo bamenata, abantu nimba bafite ibintu byo kugeza mu ijuru, bakwiye kumenya ko ntibashobora kunesha Satani muri iki gihe, mu gihe batigishijwe kumenya ubwami bw'Imana icyo bwaje gukora nicyo bari cyo muri bwo, bakamenya n'umwuka wera kuko niwe waje kubugaragaza. Eliya atandukanye na Elisa, yamusabye inshuro ebyiri umwuka, imigabane ibiri umwuka we. Eliya aravuga ngo usabye ikintu kiruhije, ariko nubona ntandukana nawe urakibona. Kubera ko yavuze ikintu kiruhije, ni ukuvuga ngo umwuka inshuro ebyiri y'umwuka wari kuri Eliya nuza kuri Elisa ntabwo azakoreshwa gusa inshuro ebyiri imirimo Eliya yakoze, ahubwo n'imbaraga zizamurwanya zikuba inshuro ebyiri. Nivuga ngo imbaraga z'abadayimoni ziturwanya kuri dimension anointing dufite. Nivuga ngo nimba uri umukristo usanzwe ntabwo uzarwanwa n'amakapiteni yo mu bwami bwa Satani, uzarwana n'abasirikare bato. Abo ni badayimoni bazakugerageza. Uko uzamuka mu mbaraga, mu mavuta, mu kumenya iby'ubwami,
niko na level ni n'urwego rw'abadayimoni, amen, ruza ruhwanye naho ugeze. Niyo bavuze ngo usabye ikintu kiruhishe, si uko Imana hari ikintu idashobora gukora. Nuko implication ya double anointing, amavuta y'Imana, umwuka w'Imana inshuro ebyiri n'amavuta y'uwo mwuka bizahamagara inshuro ebyiri imbaraga zandwanyaga Eliya, zizarwanya inshuro ebyiri, kuko Satani arabimenya. Biravuga ngo Dawidi amaze kwimikishwa amavuta, Abafilisitiya barabimenya. Mwabyumvise? Dawidi amaze kwimikishwa amavuta, Abafilisitiya barabimenya. Nuva mu isi y'umwuka w'Abafilisitiya n'abadayimoni. Amen. Ibi bivuga kubera iki? Kubera ko biravuga ngo ntimuzageragezwa biruta uko mwakwihanganira. Mwabyumvise? Nuvuga ngo buri level y'ibitugerageza Imana iba ibizi, ntizemera ibigeragezo birenze urwego yagushizeho. Bivuga ngo rero mu isi y'umwuka bazi urwego turimo n'ibigeragezo bijyanye narwo, kandi si Imana itugerageza n'abadayimoni. Ndabyumvise ibyo. Amen. Niyo nababwiye ejo bundi, umukristo atari mu ntambara yo mu mwuka, uyo ntabwo ari we, uyo ni imbata ya Satani nubwo atabizi. Mwabyumvise? Kuko itorero rya Kristo riri muri struggle, riri mu ntambara. Niba intambara utazirwana, uriryamira uraho, ntabwo fasting, ntabwo yiriza igihe kigeze, ntabwo usenga nko bikwiriye, ntabwo ijambo ry'Imana ntabwo ugira umwanya waryo. Wewe wibereye gusa muri tarara ngo urasenga, ngo uri mu itorero runaka, wowe umenye ngo waramaze gufatwa, uri imbata y'abadayimoni no gutabizi gusa. Asikaho igihe kigera bagusarure. Amen. Amen. Birumvikana. Nimba hari intambara ukaba utazumva wowe, wamaze gufata amateko. Amen. Petero avuga ngo ibigeragezo murimo ngo ntimwibaze ko ari mwenyine, ngo bene so bose kwisi ngo nibyo barimo. Petero yabyise itanura y'umuriro, ngo bitugerageza ni itanura y'umuriro. Wowe urayumva se iyo tanura wowe? Wowe bere turara. Ariko mbabwira biva ku gaciro uha ijambo ry'Imana. Nimba kuri ijambo ry'Imana uryumva nk'uko umuntu aryumva gusa, ibyo mvuga ntacyo bivuze. Turavuga abantu bahishuriwe ubwami icyo ari cyo, abantu bamenye icyatumye Yesu aza. Amen. Abantu bafite ibyiringiro bizima muri Yesu, abo niyo ndavuga. Nta bandi ibyo mvuga ndo ndatumwanya. None mumaze kumva impamvu yamubwiye ngo usaba iki? Ikiruhije. Nuko azaterwa n'inshuro ebyiri z'abadayimoni bateraga Eliya. Double onction. Amen. Double portion ya esprit, kuko hariho esprit na onction ya esprit. Inshuro ebyiri umwuka wa Eliya bizatuma Elisa akora inshuro ebyiri bitangaza Eliya yakoze, ariko kandi bizatuma aterwa n'imbaraga zikubye inshuro ebyiri. Niyo bavuze ngo ibintu biruhije. Imana ishimwe. None baramubwiye abana b'abahanuzi ngo umujyi wa Yeriko ni heza kuhaba, ariko ikibazo n'amazi. Amazi arahumanye, ndetse azana n'urupfu, ndetse agatuma n'ubutaka burumba. Ngo icyo nicyo kintu gusa kibuze muri Yeriko. Elisa azanye umuti, arabwiye ngo bamuzanire umunyu kuri pla, umunyu. Amen. Barawuzana kuri pla nshasha itigeze gukora. Agiye hehe? Agiye ku isoko y'ayo mazi. Agiye ku isoko y'ayo mazi, afashe wa munyu, aba uko ni Uwiteka avuze. Amen. Ara kuri 21, 2 Rois 2:21, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Dusomere. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi,
amishamo umunyu aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Amen. Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kuzana urupfu cyangwa kurumbya Yeriko, ubutaka bwa Yeriko. Hanyuma baratubwira ngo et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élie avait prononcée. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu, nk'uko Elisa yavuze. Amen. Amen. Kubera iki yagiye kuvura ayo mazi ku isoko? Kubera iki yagiye ku isoko? Ese ntiyari kuvuga ijambo rimwe ngo amazi ya Yeriko humanuka? Ntibyari gukunda se? Kuko afite ububasha bw'Umwuka Wera. Ariko byabaye ngombwa ko ajya ku isoko kugira ngo abe ariho ahumanurira ayo mazi, abe ariho akiza urupfu ayo mazi atera cyangwa ateza. Amazi yose atemba afite isoko avaho. Amen. N'aya mazi ya Yeriko yari afite isoko aturukaho. Iki cyumweru rero tugiye twinjiremo, icya mbere kiritwa icyumweru cy'ububyutse. Iyo mumaze mubishyire mu bwongo, mvuge muti icyumweru cy'ububyutse. Ni ukuvuga ngo abasinziriye bazakanguka. Icyo ni icya mbere. Amashyi menshi ku Mwami Yesu. Icya kabiri, ndaza kukibabwira ikizakorwa muri icyo cyumweru cy'ububyutse, ariko amaze ndangize ibyo Umwuka ashaka ko mumva. Imana ishimwe. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo aribwo bwitwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kuko baratubwira Mariko igice cya mbere umurongo wa 15 ko ijambo rya mbere Yesu yatangiye kuvuga, atangiye ministeri, yatangiye umurimo we, yaravuze ngo nimwihane mwizere ubutumwa bwiza kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Na nibwo butumwa Yohana Umubatiza nawe yatangiye kuvuga n'ayo magambo. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bumaze imyaka hafi 2000. Bufite urugendo rw'imyaka hafi 2000. Ubwo butumwa bwiza bugitangira, Yesu abuvuga, n'intumwa ze zigakomeza kubuvuga kinyejana cya mbere, bugereranwa n'isoko ifumutse itangiye kurekura amazi. Abanyoye kuri iyo soko icyo gihe banyoye amazi koko afite umwimerere, amazi y'ubugingo. Kubera ko amazi amaze gufumuka mu isoko akwiye gutemba, ubwo rero ubutumwa bwaratembye mu mateka. Kinyejana cya kabiri aracyafite bwa buzima bw'umwimerere. Kinyejana cya gatatu ahuye n'ibintu bya kimuntu. Abaroma baritambitsemo, abitwa ba Constantino umwami w'Abaroma 313 nyuma ya Yesu, bazanyemo iby'Abaroma. Babyise ndavuga ngo ni imigezi iva handi yisutse muri rwa ruzi. Ndavuga ngo rwa ruzi rwinjiyemo, amen, n'andi mazi atava ku isoko, avuka idini, Eglise Catholique Romaine. Baranyoye, abayafatiye aho banyoye iki? Banyoye amazi amaze kwivanga.
amazi, uruzi rurakomeza. Uruzi niki? Ubutumwa bwiza. Amen. Mu mateka rero, nzayibasobanurira neza mu cyumweru gitaha. Mu mateka rero yose hari andi mazi, indi migezi yagiye yisuka muri urwo ruzi mu rugendo rwarwo. Uyu munsi rero 2024 urwo ruzi rwarahindanye, ntago rukiri rwa rundi. Abanywa rero uyu munsi bari baranywa ibiziba. Nuko baranywa y'amazi ariko atakiri yayandi. Kubera ko mu mateka y'itorero, mu mateka y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko ukwiye kuyobora itorero, harivanzemo ubwenge bw'abantu n'ibindi byinshi by'imihango n'imigenzo, mu buryo abantu bakomeza kunywa amazi bakibaza ngo ni ya mazi Imana yarekuye, naho ntakiri yayandi, ntahuriye na ya mazi yaturutse mu isoko igihe Yesu yatangira kuvuga ubutumwa bwiza. Kuko badafite ubumenyi bwo kumenya urugendo ayo mazi amaze kugenda, baranywa. Kandi twumvise ko amazi ya Yeriko yateraga urupfu, yarahumanye. Ni ukuvuga ngo amazi rero ariko ubutumwa bwiza, urwo ruzi rw'ubutumwa bwiza rwagiye ruhura n'amazi ava mu migezi yindi akisuka muri urwo ruzi. Ayo mazi yarahumanye mu buryo abantu bayanywa barapfa mu mwuka, ariko benshi ntabyo bazi. Niba ndavuga ngo idini ryacu ni ryo ryiza, ntanibaze nimba Yesu wari warizanye. Murakurikira? Amen. Haleluya. None rero iki cyumweru dushaka kwinjiramo, impamvu cyiswe icy'ububyutse, amen, Umwuka wera nitumukundira araza gufata umwanya wa Elisa. Amen. Atubwire ngo zana imitima yanyu kugira ngo nyijyane ku isoko, kuko Imana ikwiye guhumanura uruzi ku isoko. Bivuga ngo turaza gusubira inyuma imyaka hafi 2000 ubwo ruzi rutemba, ariko ubutumwa bwiza noneho tugende tunywere ku isoko itarahura na ya migezi yose. Niyo mpamvu iki cyumweru kizitwa icyumweru cyo gusubira ku isoko. Twiga amagombiko abone Yesu Kristo. C'est le retour à la source. Amen. Hallelujah. Ni coming back to the source. Bitabaye bityo muzaguma muri abanyedini muzibaza ngo mugakiza kandi ni gafeke. Elisa yagiye guhumanura amazi hekwi ku isoko. Natwe gukira kwacu ubukristo bwa fake tugiye kujya ku isoko. Ku isoko no kuvuga iki? Kongera kumva ese ubutumwa mu gihe cya Yesu bwavugaga iki? Ese ubutumwa mu gihe cy'intumwa bwari iki? Hari uwavuze ngo au départ, au démarrage, l'évangile était une vie. Ngo mbere na mbere ubutumwa bwari ubuzima. Et les Grecs en ont fait une philosophie. Abagiriki babuhindura iby'ubwenge. Iyo bavuze abagiriki bavuga ubwenge bw'isi. Les Grecs en ont fait une philosophie. Da théologie nyinshi cyane zigahakana ibitangaza byo muri Bibiliya. Non, les Grecs en ont fait une philosophie. Ubwo ni yamigeze yisutse muri rwa ruzi ubwenge bw'abantu. Et puis les Américains, parce qu'ils sont venus tard. Les Américains en ont fait une entreprise. Abanyamerika bahindura ubutumwa ubucuruzi. Nuvuga ngo uyu munsi rero abantu benshi ntago banywa ku isoko, banywa amazi imyaka 2000 yarasutswemo ibindi agahita yahinduka nk'amazi ya Yeriko Elisa atarayahumanura. Ubu rero ayo mazi yateze urupfu ngo sejuru niziza muri Yeriko, sibyo?
sibyo? Ati ubuzima muri Yeriko ni bwiza, ikibazo n'amazi. N'itoro ry'Imana ni ryiza, ikibazo n'amazi bariyo baranywa mu itorero atera ubuhumane. Amazi ahumanye ni inyigisho zitandukanye n'umwimerere ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bihumanye iki? Yeriko yahumanijwe n'amazi. Hanyuma Yeriko tuvugano niki? Ni inzu y'Imana. Itorero rihumanywa niki? Rihumanywa n'amazi ahumanye n'inyigisho zitagihwanye n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Yesu Kristo. Ndabyumvise. Amen. Iyi ni metaphore. Amen. Mubifate nka metaphore. Haleluya. Nimba dushaka ko Yeriko yacu iba nzima, itorero, nimba dushaka ko Yeriko yacu iba nzima, mubise le séjour est bon. Ukora umuntu arata itorero rye ngo ni ryiza, korali ni nziza, ibyuma ni bishasha, mwabyumvise? Na pasteur mukuru bamuguriye une chaise en ivoire, bamuguriye intebe ivoire ni cyarye y'amahembe y'inzovu. Amen. Haleluya. Itorero ryacu riri mu marbre, ni byiza. Na Yeriko yari nziza, ariko hari mu rupfu, kubera amazi ya Yeriko yarahumanye. None Imana irashaka muri iki cyumweru cy'ububyutse uzatangira, kizaba ari icyumweru cyo gusubira ku isoko y'uruzi rw'umwuka, uruzi rw'ubutumwa bwiza, kugira ngo noneho itorero ry'Imana rihumanurwe. Noneho abantu ntibabemo gusa ngo ni heza, ariko baribemo bafite n'ubugingo buzira umuze. Haleluya. Amen. Ni icyumweru cy'ububyutse. Kubera iki? Kuko ni icyumweru cyo gusubira ku isoko. Tuzasubira ku isoko, tuzumva ese ubutumwa Yesu yavuze bwari ubuhe butumwa? Ese ubutumwa bari baravuga ubu nibwo Yesu yavuze? Ese ubutumwa ba Paulo ba Petero bavuze nibwo abitwa koze Imana uyu munsi baravuga? Kuko nitwakira ubutumwa bw'itubwa Yesu ariko budafite umwimerere, tuzaro turanywa y'amazi ya Yeriko yahumanye. Ça va amener la stérilité. Kubera iki? Ngo amazi yazana iki? Mbere urufu go mu mwuka rero rutegwa n'inyigisho zitari z'umwimerere. Icya kabiri, y'amazi ya Yeriko yazanaga stérilité, ubugumba. Niyo mpamvu rero iyo tunyoye amazi atakiriya ni umwimerere, tubingumba mu byo kubyara imbuto z'ubwami. Nituzana abantu kuri Yesu, nitubazana mu bwami, tubingumba. Ingumba sirabyara. Voilà. Kuvuga ngo ntabwo tubyara mu bwami. N'umuntu ugiye kuzana umuhindura inshuro ebyiri umwana wa Gehinomu, aho kumuhindura umwana w'ubwami. Voilà. Dieu va nous guérir, 1, de la mort spirituelle, 2, de la stérilité spirituelle. Imanza dukiza kimwe urupfu rwo mu mwuka, cya kabiri ubugumba bwo mu mwuka. Ari mutangiye kugira uburumbuke mu by'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Numva se kubikenewe se? Ibikenewe se? Tudaha Imana umwanya rega, ibi ntago muzabigeraho. Niyo mpamvu rero byari ngombwa ko dutanga icyumweru cyose. Nimba uri umwana w'ubwami, ukaba wifuza kumenya iby'ubwami urimo, ukwiye kugira inyota n'inzara byo kumenya ubutumwa bwiza bwavuzwe n'ubuhe. Kuko ibintu byinshi byandikwa by'Imana mu bitabo cyangwa amavideo cyangwa ibiki byose, siko byose ari umwimerere. Kuko abantu bagiye bazana ibyabo, bigatuma rero abantu kubera batabizi, ubujiji no kutagira umwete wo gushaka kumenya ukuri, bakikontanta no kuba mu idini gusa, bariho baranywa ibintu ihumanye, amazi ahumanye, bariho baranywa ubutumwa butari bwo. Gaturangiza muri Timotheo. Haleluya. Mumvise icyumweru cy'ububyutse kubera iki?
kuko tuzasubira ku isoko. Icyo ubutumwa bwari icyo gihe cya Yesu Kristo. Reka dusome Timoteyo wa mbere ibice 4 ku murongo wa 6. Niwibutsa bene data ibyo, uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu, utunzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikije. Amen. Inyigisho nzima. N'inyigisho nzima wakurikije. Amen. Amen. Nziza nzima. Sound doctrine. Hanyuma kuri 7. Ariko imigani itari y'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana. Amen. Nuvuga ngo ibindi bitari ubutumwa bwiza bw'umwimerere uko bwavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo, bugakomeza kuvugwa n'intumwa ze, nimba atari bwo tube turakira imigani. Mwabyumvise? Kuko imigani kurangaza akanya gato. Imigani ikurangaza akanya gato. Imigani kurangaza akanya gato. Nuvuga ngo ubutumwa bwiza butari ubwa Yesu Kristo by'ukuri, ntabwo bazavuga ngo ni ubutumwa bwa Satani, bazavuga ko ari ubutumwa bwa Yesu Kristo. Ariko ku bantu bafite ubumenyi bakabona ko ibyigishwa ntawe bihuriye n'ibyo Yesu yigishaga, ntabwo bihuriye n'ubutumwa bwiza Paulo yavuze. Abantu rero bahita bakira ibinyoma bakabyita ko ari ukuri. Uyu munsi rero Imana irashaka ko ihumanura Yeriko. Imana ishimwe. Ihumanura itorero, ibakiza ubugumba, berera Imana imbuto z'ubwami. Niyo mpamvu navuze ngo tuzasubira ku isoko, tubaze Bibiliya, ese ubutumwa bugitangira bwavugaga iki? Amen. Ese ubutumwa Yesu yavuze bwavugaga iki? Ese ubutumwa ba Paulo bavuze bwavugaga iki? Kugira ngo tuvurwe ibintu byaduhumanije, tuvurwe ibyaduteje ubugumba, tuba abana b'ubwami by'ukuri. Ubwami bw'Imana butubemo, kandi imbuto zabwo abantu bazituryeho. Imana ishimwe. Niyo ntego rero cya cyumweru rero. Ni cyumweru cy'ububyutse, kandi tugasubira ku isoko. Ikindi muzabwe kumenya, mubibaze, kubera iki uko iminsi igenda imbere abantu bagenda basubira inyuma mu byo kwizera? Nimba utabizi, kubera iki abantu ubona bagenda noneho n'abatava mu matorero ari ugasanga nuguseta ibirenge? Muraza ko ari iki? Ibi ni situation iri mondial, iri ku isi yose. Kubera iki? Kuko amadayimoni n'umukuru wabo Satani barazi ibihe, barazi ko Yesu agaruka, barazi ko itorero niryo aziye gutwara. Rero akwiye gutagetinga itorero akarikubita mu ntege nke, aba adashobora gusubiza mu bwami bwe, abatere kugezaho baba weak, baba faible, nta mbaraga zo guhamya. Wayumvise? Nta mbaraga zo gukorera Imana, bakaremererwa n'isi, amaganya kuri bamwe, abandi iby'isi umururumba wabyo ukabatwara, za mbuto amahwa akaziniga. Ariko abantu gakomeza kuvuga ngo haleluya haleluya, ariko imbere baribwe kera nta kigenda. Ibi ni ibihe rero ukwiye kuba maso. Kondisiyo Eliya yahaye Elisa ngo ahabwe icyo yamusabye nihe? Kugira gute? Agenda avuga mu jambo rimwe, kurikanura. Bwemzo ati kurikanura. Ni igihe cyo kurikanura. Amen. Ukarikanura nibyo twise focus. Ukarikanura, uganga amaso gusa umwami n'ubwami bwe. Ntugumurebe isi n'ibyayo, kanga amaso waguhamagaye. Ni igihe cyo kurikanura. Eliya wacu umunsi w'uwanga amaso ni Yesu Kristo. Nawe ubundi tutamuhanze amaso ngo turikanure,
Imana izavuga ngo guhumbya itorero rigende dusigare. Kuko Elisa yabwiwe ngo nutabona ntarukana nawe icyo wasabye ntabwo kiri bukuzeho. Natwe nutanga amaso Yesu hagati y'ibibazo byo muri iyi si, hagati y'amajwi duhamagara, hagati y'ibigeragezo bitandukanye, hagati y'ibyisi bituresha amafaranga biki byose ibi byose mubona, ngo nanjye mbere nk'akanaka, nanjye ntunge imodoka imeze kuriya, nanjye ntunge ibi nibi, ntunge inzu imeze kuriya, ibi nibi, niyo tutarikanura kandi twarahamagawe. Ibyabaye kuri Elisa bishobora kutatubaho ngo duhabwe icyo twari twiteze. Kandi nta byanditswe ku busa ngo icyo usabye uragihabwa, gusa ngo numbona ntandukanya nawe. Cyari ikizamini gikomeye, kuko Imana yamutwaye mu mwanya wo guhumbya. Elisa yaramuhanze amaso, ntabwo yarebye hariya, ntabwo yarebye Eliya kugira ngo ahabwe kiriya yasabye, ko nicyo cyamurutiraga ya business yasize. Imana ihabwe icyubahiro. None uyu munsi abantu se bararikanuye, eka barahumye, ahubwo amaso yarareba isi. Y'amaso y'umwuka yarahumye tayari. Ni bakeya bagifite amaso y'umwuka gikanuye, kandi bagihanga amaso wabahamagaye nicyo yabahamagariye. Ndakwifuriza rero gukanguka, ndakwifuriza kurikanura, ndakwifuriza kuzasubira ku isoko. Haleluya. Ndakwifuriza kugaruka ku byo wibye niba wigeze kubitunga mu by'ubwami bw'Imana. This is my wish for you. Ibyo ni byo nkwifuriza. Duhaguruke. Imana ishimwe. Ni cyumweru yutse kubera ko tuzagaruka ku isoko. Ibyo mu bitahane kandi mu byamamaze. Imana ishimwe. Imana izabagororera. Haleluya. Kandi ntuzemere Satani ngo akwibasire, agushire munsi y'ibirenge bye kandi Yesu yaragukuye. You have to refuse. Haleluya. Haleluya. Kintu cyose cy'intege ukiucyanga. Amen. Ere gufite imbaraga muri Kristo zo kwanga ibyo isi ishaka kwempoza. Amen. Narabwiye ngo ibibazo byawe nago biri hanze, biri hano. N'igisubizo kizatuka hehe? Imbere. Murabyibuka? Ibibazo byanjye ni kanaka. Ibibazo byawe biri muri wowe, kandi igisubizo kizava muri wowe. Ntuzakemura ikibazo hanze, ikibazo kiri muri wowe, kandi igisubizo Yesu azakizana muri wowe. Nkuko Elisa yagiye ku isoko, niwe yakemura ibibazo. Amen. Nawe Yesu azakemura ibibazo byawe muri wowe. Imana ishimwe. Fata umunota umwe wisengere kugira ngo cyumweru nikizagucike. Usaba Imana Satani ntazagweza gahunda nyinshi n'ibiki byose, kandi aguhe gushyira mu gaciro ibyizunguka, ko birusa agaciro ifeza n'izahabu byo ku isi yose bishira. Sengere kiriya cyumweru anticipativement. Saba Imana izaguhe disponibilité, uzabe available, uzaboneke, kuko ntabwo ari cyumweru kizagaruka. Imana irakora ibintu wabibura wabihomba, ntabwo bizagaruka muri bwa buryo. Hazaza ibindi ariko si bya bindi. Senga Imana izaguhe disponibilité, kuko abadayimoni bazatuma utaboneka. Bazakwereka kuri buhombi byashara, bazakwereka kuri buhombi ibi nibi. Usaba Imana iguhe kushira mu gaciro kugira ngo uzakire ibyo Imana ikubikiye. Uzajye wibuka ngo ibyo twunguka mu bwami ni ibintu bidashira, ariko ibi by'isi tubyunguka hanyuma tukanabisiga ahubwo muri isi, cyangwa bikaza bikagenda uko byaje. Ukwiye kumenya ko ni cyumweru cyo kugaruka ku butunzi budashira, butabora, butagajuka, ubwami bw'Imana. Urakoze Mwami, ndasengeye abantu bose Mwami wagambiriye isi itararemwa ko bazaba muri icyo cyumweru cy'ububyutsi, icyumweru cyo kugaruka ku isoko. Mwami, Satani ntazariganye n'umwe, ariko umuntu wese umuhe kugira ubutware no gutegeka agenda ye mu izina rya Yesu, kugira ngo ntazabure
kugira ngo azagaruke ku isoko. Cyane cyane muri iki gihe tutegereje ugaruka kwawe, kandi ngo utejejwe ntabwo azakubona. Urakoze mwami ko abo wageneye ubwami uzaba ahantu umwanya wo kumva iby'ubwami, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amen, amen. Gatubaho umugisha. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera, yanze twese, amen. Amen, amen.